Ese bisaba iki kubaka igihugu, guhuza miliyoni z'abantu bakoresha ibendera rimwe, ururimi rumwe ndetse n'umugambi umwe w'ahazaza? Ku mubumbe w'isi abategetsi batandukanye bakoresha ruswa, bakica, bakikubira ubutunzi bw'igihugu. Ariko umugabo umwe wavutse mu muryango ukennye, umuryango uciriritse, yagaragaje ko ubutegetsi ari uburangwa n'ubumuntu, ubunyangamugayo ndetse no kureba hazaza. Iyi ni inkuru ya mwarimu Julius Kambarage Nyerere, umwarimu wahindutse umubyeyi w'igihugu cya Tanzania, akaba watangije ubumwe bwa Afurika ndetse akaba ikimenyetso cy'ubutegetsi bugendera ku mahame isi kibuka uyu munsi. Iyi ni Feeling TV, isoko y'ubumenyi, aho twiga twifashishije amateka yaranze umugabane wa Afurika ndetse n'isi muri rusange. Julius Nyerere yavutse mu kwezi kwa kane tariki 13 mu mwaka w'1922, avukira mu mudugudu wa Ujamaa ahahoze ari Tanganyika. Julius Nyerere yari umwana w'umutegetsi, avukira mu cyaro ndetse akagira indangagaciro z'ubumwe, gukora cyane ndetse agakunda ishuri. Julius Nyerere yaranzwe n'ubuhanga butangaje mu ishuri, nyuma yaje kuba mwarimu. Kuva icyo gihe atangira kwitwa mwarimu, mu mazina ye habamo mwarimu Julius Kambarage Nyerere. Kuva icyo gihe arigumana nk'izina rye risanzwe. Julius Nyerere yize muri kaminuza ikomeye mu gihugu cya Uganda, Makerere University, ndetse yiga muri University yo muri Scotland, aho yakuye ubumenyi butandukanye bujyanye na filozofiya politike. Ubwo bumenyi bwaje guhindura intekerezo ze, atangira gusobanukirwa ubwigenge, ubutabera ndetse no kuresha. Julius Nyerere kuva icyo gihe atangira kugira intekerezo zo kuba yaba umuyobozi w'ahazaza. Julius Nyerere yari afite umuhamagaro wo kwigisha, nyuma aza kubona ko umuhamagaro atari ukwigisha abanyeshuri muri class, ahubwo agomba kwigisha ndetse akayobora n'igihugu. Mu mwaka w'1954 yashinze muvoma yitwaga Tanganyika African Union. ryari ishaka rigamije kurwanya ubutegetsi bw'abazungu. Igihugu cy'Ubwongereza cyari gikoroneje Tanganyika ndetse no guhuza abaturage ba Tanganyika, bitandukanye n'abandi bayobozi batandukanye ku mubumbe w'isi, aho bakoresha imbunda ndetse n'imirwano mu gushaka ubwigenge. Julius Nyerere yakoresheje amahoro, ibiganiro ndetse n'ubumwe. Ubutegetsi bwe bukarangwa n'umutima mwiza ndetse no gufasha abatishoboye. Tanganyika yageze ku cyo yari ishaka mu mwaka w'1961 tariki 9 z'ukwezi kwa 12. Nyerere aba prime minister cyangwa se minisitiri w'intebe wa mbere wa Tanganyika. Kuva icyo gihe atangira kuyobora aganisha ku mahoro ndetse no kwishura ukwizana kw'abaturage ba Tanganyika, cyangwa se igihugu cya Tanzania gikishura ukwizana. Mu mwaka w'1964 Tanganyika yabaye igihugu cyigenga, yihuza n'ibirwa bya Zanzibar bikora igihugu cya Tanzania. Tanzania tubona uyu munsi ibona ubwigenge. Julius Nyerere mwarimu Kambarage ahinduka perezida wa mbere w'igihugu cya Tanzania, ndetse aba umuyobozi, aracunga, atangira kugira imibanire n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Umugambi we kwari ukubaka igihugu cya Tanzania kizira ivangura ry'amoko ndetse n'amadini, ahubwo kikagira igihugu kigendera ku mahame, gishaka kubaka hazaza ndetse no kwishyira hamwe kw'abaturage. Tanzania itangira igihugu cy'ubusugire ndetse gitera imbere. Julius Kambarage Nyerere nyuma y'igihe gito yaje gushinga concept cyangwa se ijambo ry'igiswahili rivuga Ujamaa. Ujamaa bisobanuye ubuvandimwe cyangwa se urukundo hagati y'abantu. Igihugu kimwe gitangira kuba ubuvandimwe. Ujamaa yarangwaga n'ubumwe, ukoresha ndetse no gusangira inshingano z'igihugu. Abayobozi ntihagire igice kimwe cyiharira ubutegetsi, yaba ubwoko bumwe cyangwa se agace kamwe. Ujamaa, muri muvoma ya Ujamaa cyangwa se concept ya Ujamaa, abaturage babaga bagomba gukorera hamwe mu buhinzi, mu bworozi ndetse n'ubucuruzi. Muri icyo gihe cya Ujamaa, ururimi rw'igiswahili rwagombaga gukoreshwa nk'ururimi rw'igihugu, rukaba ururimi rukoreshwa muri politike ndetse no mu iyobokamana, rukaba ururimi rwifashishwa mu mashuri, ndetse rukaba n'igikoresho cyangwa se ikirango kigomba kuranga umuturage wa Tanzania. Ikindi, muri Ujamaa
uburezi ndetse na serivisi z'ubuvuzi byariyongeye bigera kuri buri wese hatabayeho ivangura. Nubwo Ujamaa tubona ko yarije guhindura ibintu bitandukanye mu gihugu cya Tanzania, yaje guhura n'ingorane zitandukanye cyangwa se imbogamizi zitandukanye, aho hatangiye kubura ubuhinzi, umusaruro w'ubuhinzi uragabanuka ndetse n'ubworozi uragabanuka ugwa hasi, ubukungu butangira kuba buke mu gihugu cya Tanzania ndetse mu midugudu itandukanye haza kubaho ubukene bukabije, aho igihugu cya Tanzania cyatangiye kuba igihugu ikibaho cyifashishije inkunga z'amahanga mu bihugu bitandukanye. Ndetse n'ubwo byaje guhomba cyangwa se bikagenda nabi mu gihugu cya Tanzania, ubutegetsi bwa Nyerere ntibwigeze buhinduka, bwabaye ubutegetsi bugendera ku mahame ndetse budashingiye mu kwikubira ubutunzi, bitandukanye n'ubundi butegetsi cyangwa se izindi politike zo mu bihugu bitandukanye. Mwarimu Julius Kambarage Nyerere yavuze ko ubuyobozi atari ubwikubira. Ubudasa bwa mwarimu Julius Kambarage Nyerere bukaba bwari bushingiye mu kutikubira ubutunzi cyangwa se kwifashisha icyo ari cyo kugira ngo yikubire ubutunzi bw'igihugu, ahubwo bwari burangwa n'ubunyangamugayo ndetse n'ubumuntu. Yabayeho mu buzima buciriritse ndetse akirinda ruswa, aho yabonaga ubutegetsi nk'inshingano aho kuba igikoresho cyo kwikubira ibyahari mu gihugu. Nubwo abayobozi benshi batandukanye ku mugabane wa Afurika ndetse no ku yindi migabane baba ari abakire, mwarimu Julius Nyerere yakomeje kuba igikoresho cyangwa se akomeza kuba umucakara w'abaturage, akomeza kugumana icyubahiro ndetse akubaha n'abaturage, akabafata nk'inshuti ndetse akabafata nk'abavandimwe. Mwarimu Julius Kambarage Nyerere uretse kuba yarayoboye igihugu cya Tanzania akakigeza ku bwigenge, yabonye ko bidahagije atangira gufasha ibindi bihugu bitandukanye byo muri Afurika mu kugera ku bwigenge ndetse no kwishura ukwizana, aho ku ikubitiro yahereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo atangira gukorana na Nelson Mandela ndetse n'igihugu cya Mozambique, biragenda bikomeza no kuri za Namibia, atangira kubifasha kugera ku bwigenge. Mwarimu Julius Kambarage Nyerere atangira gufasha Afurika kugira ngo igere ku bwigenge. Mu mwaka w'1945 mwarimu Julius Kambarage Nyerere yakoze ikintu gitangaje, ikintu cyatunguye benshi ndetse kiza no kuba icyambere cyari kibaye ku mugabane wa Afurika: kwegura ku butegetsi, gutanga inkoni y'ubutware, kuva ku ntebe y'ubutegetsi ku bushake, ibintu bitari bisanzwe. Mwarimu Julius Kambarage Nyerere yaje gutanga ubutegetsi, ava mu ntebe y'ubutegetsi adapfuye, atarwaye, ahubwo ku bushake, agaragaza ko ubutegetsi bwa nyabwo ari ubukora inshingano, atari ubumara igihe kinini mu ntebe y'ubutegetsi. Mwarimu Julius Kambarage Nyerere atanga inshingano azivamo. Julius Nyerere yaje gusimburwa na Ali Hassan Mwinyi, ariko Julius Nyerere nubwo atarakiri perezida ntabyo bwo byamubujije kugira inshingano mu gihugu cya Tanzania. Yari umutegetsi wubashwe ndetse agakomeza guha inama igihugu ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Julius Nyerere akomeza kuba umuhuza w'ibihugu bitandukanye biri mu bishamirane ndetse n'ibihugu bidafite amahoro, akomeza kuba umuhuza ndetse n'umujyanama ku mugabane wa Afurika. Julius Nyerere yaje gusimburwa na Ali Hassan Mwinyi, ariko Julius Nyerere nubwo atarakiri perezida ntabyo bwo byamubujije kugira inshingano mu gihugu cya Tanzania. Yari umutegetsi wubashwe ndetse agakomeza guha inama igihugu ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Julius Nyerere akomeza kuba umuhuza w'ibihugu bitandukanye biri mu bishamirane ndetse n'ibihugu bidafite amahoro, akomeza kuba umuhuza ndetse n'umujyanama ku mugabane wa Afurika. Nk'umugabane ugomba kwigenga ukagendera ku mahame yawo ndetse n'imyemerere y'umugabane wa Afurika. Iyi ni Film TV. Niba wakunze ikiganiro, turagusaba ko wakanda like, ugasharinga ndetse ntibagirwe subscribe, utugezeho ibitekerezo by'icyo ushaka twazakubwiraho mu mateka hano kuri Film TV, isoko ubumenyi. Abatuabanye turabashimiye. Ciao.